Kugeza ubu mu murenge wa Karangazi habarurwa abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bagera ku 80,916 babarizwa mu tugari 11 n'imidugudu 53 igize uyu murenge. Ubu bwinshi bwabo bukaba ari nabwo bwabafashije kugera ku bikorwa byinshi kandi byiza bitandukanye. Umuryango wa FPR Inkotanyi mu murenge wa Karangazi muri iyi manda y'imyaka 7 kuva 2017 kugeza 2024 turi gusoza, hari ibikorwa ugaragaza wagejeje ku baturage bawutuye. Duhereye nko mu mibereho myiza y'abaturage, hari imiryango isaga 3142 itari ifite aho gutura, ubu yatujwe neza kandi mu buryo bugezweho. Ni imidugudu ubona ko yahinduye ubuzima bw'abayituyemo, bituma n'ubucuruzi bukorwa neza kuko abaturage bari batuye batatanye ubu begeranye. Si ibyo gusa kuko uyu muryango wa FPR Inkotanyi wanashyigikiye gahunda yo guteza imbere ubworozi, aho muri 2017 hari inka zigera ku 38,632 zari ziganjemo iza gakondo. Icyakora muri uyu mwaka wa 2024 inka zageze ku 55,340. Ibyatumye umukamo uva kuri litiro 2,340 ugera kuri litiro 27,345 kubera ko bavuye ku korora inka za gakondo bakajya mu korora inka za kijyambere. Uyu murenge wa Karangazi nubwo mu Rwanda kimwe n'ahandi ku isi yose icyorezo cya COVID-19 cyabiyogoje muri leta zitandukanye, umuryango wa FPR Inkotanyi wakoze uko ushoboye uziba icyo cyuho, maze hubakwa ibyumba by'amashuri 288 birimo n'ibigeretse, aha ndavuga etage, mu rwego rwo guhangana n'ubucucike bwagaragaraga muri uyu murenge, dore ko no mu myaka yabanje wasangaga hari n'abanyeshuri bigiraga munsi y'Iminyinya. Ibi biragarukwaho n'umunyamuryango FPR Inkotanyi akaba n'umurezi muri uyu murenge. Hari ikibazo cy'abanyeshuri benshi, ubucucike mu ishuri, ariko nkuko RPF ari moteri y'igihugu cy'u Rwanda, batekereza kubaka amashuri, ndetse muri Karangazi yacu hubatswemo ibyumba byinshi by'amashuri, ndetse usibye n'ibyumba by'amashuri byubatswe byatumye hatangwa n'imirimo ku bari barashoje kwiga b'abashomeri, babona akazi kuko icyo gihe hagiyemo abarimu benshi, kandi uko abarimu biyongera niko ubushomeri mu baturage bugabanyuka, ababona amafaranga bagateza imbere ku giti cyabo ndetse no ku gihugu. Rero amashuri yubatswe byatanze umusaruro, nubwo igihugu cyari mu bibazo bya COVID, ariko kwishakamo ibisubizo byatumye amashuri yubakwa kubera RPF Inkotanyi. Ibi kandi arabihuza n'imibereho ya mwarimu yahindutse, byatumye mwarimu abona akazi kubera iyubakwa ry'ibi byumba by'amashuri, ndetse n'imibereho ye ikagenda ihinduka, aho ubu umwarimu ari umuntu wiyubashye. Nawe urabyumva, ubuzima bwarahindutse, abarimu basigaye bubaka uducurama, amazu meza, abarimu basigaye bambara inkweto nziza, abarimu basigaye barya neza, ntabwo ari nka kera. Ubuzima bwarahindutse cyane, abana b'abarimu dusigaye tubatwara mu maprive, nanjye ndi umwarimu, abana banjye bigira muri prive, ariko kera nta bushobozi twabaga dufite, twahimbwaga amafaranga makeya, kandi ntabwo twarenganya igihugu cyacu. Ku bushobozi buboneka niko bagenda badutekerezaho, RPF dutekerezaho. Mu bijyanye n'ubukungu hari imishinga minini yo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Gusa ahangaha turagaruka ku mushinga wa Gabiro Agribusiness Hub ukorera muri uyu murenge wa Karangazi mu tugari twa Nyamirama na Ndama, wateje imbere ubuhinzi n'ubworozi kuko kugeza ubu ukorera kuri hegitari 16,000. Uyu mushinga ukaba waranatangiye gutanga akazi ku batuye muri uyu murenge mu rwego rwo kurwanya ubushomeri.